ndagusuhuza wowe udahwema kudukurikirana hano kuri Movie Recap Rwanda, aho tubagezaho dusobanuye tugufiya twiza cyane kandi turyoshye. Murabizi yuko ari akazi twiyemeje kubakorera, ni YouTube channel yanyu. Nimba ari ubwa mbere nawe ugeze hano, tubanyurizaho dusobanuye twiza tugufiya kandi turyoshye. Icyo nagusaba no gukanda subscribe, ndakwizezeye ko utazigira wicuza kujoininga no muryango mugari wacu. So ngiye utegurana kugezaho banyita Muhire Jordan. Reka n'abatindiye rero dutangire agasobanuye kacu kuyu munsi. Agasobanuye kacu rero kuyu munsi, agamuvi kacu tugatangira ari umwana na se bari kuragira ihene mu ishyamba, bari kuziragira ni ihene n'intama nyine. Wana bigaragara yuko hirya batwereka ingwe isa nkaho iri gutembera hafi aho ngaho. Barakomeza bararagira nyine nk'ibisanzwe umwana na se. Faho batwereka inzoka isa nkaho nayo iri gutembera nyine bisanzwe aho. Ibyo ntitwabitindaho, bongeye batwereka abana nyine, umwana ari kuragira na se ihene nyine. Asa nk'uhagazemo ukuntu bisa nkaho nyine agiye kwicara nyine ku giti, bisa nkaho arananiwe. Urabizi nyine abana bo baba bagifite kime. Umusaza yicarira ku giti abwiye umwana we ngo nujye kure. Umwana nawe aramusubiza ati yego papa, ntago ndi bujye kure, ndakomeza nziragirire hafi aho. Ariko bisa nkaho umwana ihene zikomeza kujya mbere nawe azigenda inyuma, kandi se wibuke yuko amubwiye ko atagomba kujya kure. Se yiyicarira ku giti, bamutwereka nyine yegamye ku giti. Hafi aho batwereka yangwe nayo isa nkaho iri kubasatira. Umwana nawe akomeza imbere ho gatoya aragiye ihene ze. Umwana akomeza imbere agira gutya arasutama, batwereka se asa nkaho yatwawe n'agatotsi nyine yasinziriye. Umwana akomeza nyine yisutamiye aho yiririmbishwa utuntu utamenya. Hafi aho bongeye batwereka yangwe isa nkaho iri kumusatira nyine, iri kumurebera kure. Umwana nta makuru afite, batwereka ingwe iri kumusatira imurebera kure. So utambwira yuko igiye kumwataka guys. Iyo ingwe itangiye kugenda isa nkaho itera intambwe ibitekerezaho, bisa nkaho iri gucunga ikintu igiye kwataka. So batwereka umugabo nawe yasinziriye, yatwawe n'agatotsi already kabisa yagiye. Batwereka yanarije yirukanka ihita yataka wa mwana. Umwana avuza induru, batwereka intare iri kumukurura. Papa we ahita akangukira hejuru yumva urusaku rw'umwana, arahaguruka atangira kugenda imbere ahamagara umwana we, kuko nta nubwo yari akiri kumubona hafi aho ngaho. N'ihene nta n'ikintu na kimwe yari akiri kubona hafi aho ngaho. Umugabo akomeza imbere ahamagara umwana we, ari kwibaza se umwana wanjye yaba agiye hehe. Umugabo akomeza imbere ari kugenda ahamagara umwana we, yamubuze bisa nkaho nawe nyine ahise ahangayika, aribaza se umwana wanjye agiye he. Ihene ntaza ari kubona, umwana nawe ari kubona, kandi akangutse yumva urusaku rw'umwana avuza induru. So umugabo akomeza imbere mu ishyamba agenda arebe nimba yabona umwana we. Akomeza ari guhamagara, arebye mu giti abonamo inkende, ariko ibyo ntiyabitindaho. Akomeza imbere nyine arigendera, urumva arahangayitse, ibintu by'inkende ntago yabyitaho. Akomeza imbere ari kwishakira. Umwana wagize gutya ageze imbere, kumba umwana we bari kumufenkenya, asanga yangwe iri gufenkenya umwana we, ahita akata asubira inyuma arirukanka. Amaguru ayabangira ingata, urabyumva nyine nawe ntiyajya kurwanya ingwe, yahite nawe imushwanyaguza. Umugabo arirukanka gato, batwereka umugabo umwe wambaye amarinete ari kumwe n'umusore muto bari kugenda mu ishyamba, basa nkaho bari kurya amaselfie, bafata utuvideo nyine bimereye neza cyane. Nabo bigaragara nkaho bari muri ririya shyamba n'ubundi stili ribereyemo amabara. Barakomeza imbere.
barakomeza imbere birira amafoto n'amavideo, barakomeza baragenda ubona yuko nta kibazo bifitiye. Barakomeza imbere bagenda bafata udufoto tugiye dutandukanye, batwereka wa mugabo nanone ari kwirukanka cyane bikomeye cyane, urumva nawo umutima ewana nta nubwo akiwufite ibintu abonye sibye naho i Kigali. Batwereka ba bagabo babiri, ni umugabo umwe n'umupeti, ariko nyine ushatse wanabita abagabo bari kwigendera nyine nabo mu ishyamba nta kibazo bifitiye, bari kugenda birebera utuntu twiza tutatse ishyamba. Batwerekana none umugabo akomeza kwirukanka yerekeza imbere, numbaze ngo ari kwerekeza hehe, ewana arirukanka bikomeye cyane, ewana wagira ngo ari muri marato n'ubwoba bwinshi cyane. Umugabo arakomeza arirukanka ari kuvuza induru, ahita ahura na babandi babiri, arahagarara bababwira ati akikwirukanka, arababwira ati hari imbere hari ingwe guys, nimujyeyo. Abagabo bavuga ati uyu n'umusazi, ntibabyumva nyine, ntibabiha umwanya, ntibanabyitaho. Ewana barakomeza imbere bati ingwe umugabo ari kuvuga ko tutayibona iri hehe, bagira ngo ni kwa kunda abantu nyine basaze. Avuga ati rekana nawe, barakomeza nyine barigendera. Hafi aho batwereka yangwe isa nkaho already iri kureba bano bagabo babiri bari kwinjira mu ishyamba, isa nkaho iri kubarebera kure. Ikigaragara nabo iri hafi yabo, barakomeza imbere ntibabyitaho, babikomereza muri gahunda zabo. Barakomeza imbere rwose baragenda, bigaragara nkaho nyine bibereye muri gahunda zabo. Ibyo uriya mugabo yababwiye batigeze babitindaho nyine cyane. Barakomeza barajya imbere binjira mu ishyamba nyine. Barakomeza bageze imbere bumva amajwi, barikanga, bagiye kureba gutya babona ni inkende ziri gusimbukira mu biti. Wa mugabo afata telefone nyine atangira gufotora, agenda afotora nyine za nkende ziri kugenda zisimbukira mu biti, zimureba nazo azirya, ari nako azirya amafoto. Barakomeza barareba nyine ibyiza bitatse ishyamba, bati reka mwana reka dukomeze imbere. Barakomeza imbere baragenda, batwereka yangwe isa nk'ari kwasama yitegura gufekenya n'ijisho ewana guys. Barakomeza imbere baragenda, baragenda, umugabo ari nako areba imbere, agenda areba inyuma, ntumbaze ngo ari kureba ibiki. Barakomeza imbere bisekera, ubona yuko nta kibazo bifitiye, ariko ikigaragara hari ikintu kigiye kubanjama. Barikomereza imbere rwose nta kibazo bifitiye. Umupeti amubwira ati mwana duce hano turebe uko bimeze, naho ngurye agafoto. Umupeti aragenda yicara ku rutare, bamurya amafoto. Umugabo amukomeza kumurya amafoto. Hirya gato bumva mu byatsi hafi aho hari ikintu kiri gutondoma, nimba kiri no guhinda. Bakira ubwoba bibaza se iki kintu ni iki. Begera imbere bari kureba se ni igiki. Bagize gutya bari guhengereza intare, nako ingwe nayo burya iri kubareba. Agize gutya umugabo yahingutse gutya, aba yangwe biramutarukiye, iramushwanyaguza. Wa mwana ahita yirukanka, ari nako agafilime kacu kahise kanarangira. Ubwo uriya mwana bisobanuye yuko yirukanse nyine agacika ya ntare. Sorry yangwe nakomeje kwita ingwe intare, so ariko ni ya ntare. So guys rero ari nako batwandikira ngo this film is not real, it is made for a story, don't consider it. Na mbege bari kutubwira ngo nyine tuno dushotse movie nyine baba badukoze kuri ku mpamvu ziri entertainment, for entertainment purpose. Nyine nago aba ari ibintu bya danje, baba bazikoze kugira ngo wowe nanjye dukomeze tumere neza twishime. Ndagushimira wowe wabanye nanjye kuva dutangiye kugeza tunasoje, mwibutsa yuko ngiyewe kugezaho nkanategura. Banyita Muhire Jordan, kandi subscribe kugira tuzabane no mutundi dustoyi nk'utu ngutu turyoshye nzashyiraho ubutaha. Kandi subscribe kandi no kunzogera, ushyiraho no muri comment uko ubibona. Kandi mwibutsa yuko hari n'izindi story ndi kugenda ntegura nzaza mbagezaho n'udufilime tw'udutanzania tumeze neza. So kandi subscribe kugira ngo utazacikwa. Bye bye.